Kansanga arimo. Ego. Niba yari. Mama yamaze kunywa. Amazi nyanza nyinyi cyaka kimeze. Aho nzanira narebe n'inywere. Nina yamara mo ndajya kuyavoma nari. Aha wagira ngo ni abakira ariko. Ndabona bafite inka. Mukore murakubura. Wabundi subwo nziranga naguze kamwe ngo nyere n'amata. Ure kuzuna nsuhuze dore n'umukobwa ubona atari umusore mwiza. Ariko bakwisa ngutize wundi. Banyita Mukansanga. 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 Niwe nje numva ngo Mukansanga. Rwose. Nzana gutereta. Papa wese ari ikintu yagavuga nje gutereta. Oya se wundi nta n'ikintu yambwira. Niyo yasanga ndano hepfo munsi nase turimo gukora ikibundi nta yavuga sha. Navuga ko naje kwari. Makira nayo natire. Ariko rwagiye kwazana ko iyo bigo. Asitavere so kwara amazi muzanya. Nzaniye ariko zaniye n'inga nagari ngiye gurururi turabandi burumade. Wowe mwana utasigaza uyashyira hari inga. Ariko manje ugapfumura. Kubera iki? Ujyo banzoye ibintu zaniye umuntu. Ubundi mukara amazi. Ubundi umuntu mwaye amazi. Ubundi witwanye. Ya mazi ndo payimo n'isuka. Umuntu bwa mbere wonye muri quartier. Nese undi amazi umuntu utazi kubera. Mani mvuye. Zashobora kubagira inda. Debera ukunda yagwagira ngo ni igikoma. Utatubwira amazina yawe. Aya mazi watenga n'imizukari. Sibi nibyo tumubajije. Ariko mwe n'abakobwa biza ariko saba kugira ikibazo. Ntabwo tujya dukunda abantu baza batwikoreshaho Ariko sawaye. Wingu wamwita Mukansanga atamukatsina nakwikundiye. Nagukunze. Unono yaje gukunda abakobwa ba. Yadukunze. Nje naje nja gusaba amazi ariko papa aza gusanga hanga. Papa wese yazavuga ikindi nyine wowe ko ni muri terete. Witwa Rekare. Yewe se. Ya izina ryanjye. Ariko se ziriya nka muri nizingaye. Ko se ugira ngo hano nari maherutsera. Ko umukobwa mwiza bita Mukansanga na Mukandowe. Ko se wavugiriza Kose ko umuntu abatanyitabara. Mukansanga ubundi ntabwo. Nkora wonyine. Ese ubona kukubaza wowe mvunja mu biganza. Kukubaza ukuntu amazina yawe. Mwama yamaze reka mbanza nyamare n'ubundi. Umuntu anga ngiye. Bajango ni yanga yaje. Ariko murabona inkweto nambaye. Oya nawe vuga amazina yawe. Tuzabona ayiguriye. Mukansanga na umugore w'uwo washobora kuba ari umutekano. Tuzi ko bishobora kujya mu nzaka twara ziranga wowe. Mukansanga uri mwiza hari umukobwa twiganye usa nkawe. Ariko nyine yaciraga inkonda zarashize. Ese usanze ngende Uwo mukobwa murasa. Iyo Mukandori yavuze ngo ufite ubugambo bwiza. Amazina yawe ukareka kutubwira ibintu bikaba byinshi. Uyise wa muhungu wa Kanyandekwe niko sha. Urambona uko nyitsimba. Senya muri kubwira. None hari undi uhetse. Wanzi kari ngiye. Niko sha wataye kugira ngo ababyeyi bakurere ujya kwikodeshereza. Bizajya utanga amafaranga y'umutekano. None bacenye ameza ngaho utishyura. Fanga umutekano. Y'umutekano nyine wafashe inshingano z'umuntu ugira ujya kwishakira ikibahima cyawe. Biti. Umutekano. Jundi ko banyibye ntago mwari muha. Nose kukwiba bisobanura yuko uwavugiye. Nose mushinzwe umutekano utekano batwiba muha. None hubwo ugiye kugandisha abandi bose ngo barakwiba. Ubuse ko bacukura ibijumba by'abaturage ntago bacukura ibijumba simwebwe umva ikintu cya mbere. Muba mwaratandukanye nabaso umukirirwa mucukura ibijumba nabasanga ari namwe mbwira mva nkubwire ngiye ahubwo sha umva reka nkubwire ndaza kuguteza akagari kagufunga ndaba nteza akagari se gute ngo iki none uramba no gasato
banebona nawe kurya ubugari ngo umutekano wikize baburetse ndaza gushaka so usigaye urwanira no ku kabari do yisambu yose mwanze guharura dore duharura iwawe se hararo tize ngo twasanga haru tugende nkwereke sha kandi ufite abana ngewe urugo rwanjye rugeranya n'urwaso mudugudu mudugudu usenya abana ugiye no kunkubita mudugudu afite abana reka nze shangu telefone telefone ndaje ngaho hamagana none undi Yesu yuhu nyamara sha ahubwo mwebwe mufite ibana ibi bintu birakurikira umva reka nkubwire ase waje cyangwa ngweko ngumenenge garuka ahubwo ibyo birasubirwamo reka nkureke arimo aravuze ihone reka njye kumukingurira Papa, Mungu waje amakuru biriwe neza dada abitese sha Mungu sana sana amakuru ni meza neza ute biriwe neza karibu wapi natwe biriwe neza Karanje. Temukabo. Uyu neza. Neza ute. Kari. Umeze mute? Tumeze neza natwe. Umukobwa wanjye we ameze neza. Umuntu umukobwa wanjye. Sije na Mungu. nanjye sinzi ndamukunda cyane gusa akunda ibintu by'imikino kandi urabizi ngiye si Ugomba gukunda imikino. Siporo, si siporo reka njye nikundira gusenga we aba yarigashyizeho nko kuri Baramugomba gukunda buri wese agomba gukunda ibyo nta kibazo. Nta kibazo. njye nikundira gusenga None se mama wanjye ari hehe? yagiye mu kazi ntabwo arazi. Na guse iyo ntashye umugore wanjye ataragira ngaje mba numva ese wowe kuki wicara mu nzu mama wanjye ataraza none se nyine ko yagiye mu kazi nyine yari yatubwiye ko ari guca mu materaniro y'umugoroba njye singomba kwicara hano umugore wanjye ataragera hano ariko agiye kuza mu umugore wanjye kazi ubuse wamenye ngo niki mumuhamagara mumaze niba najya kumurenge nkamuzana papa nawe ugira amahane nongeye ndashaka kumwizanira umugore wanjye ubuse huye n'ikibazo mu nzira sister ngaho uganiriza papa basi umugore wanjye genda uhamagara mama wawe mwazageze genda mama atazagira n'abamutangira mu nta kintu dadi akunda kaya ngwino umwegere nta kintu kiruta umugore wanjye dadi akunda kaya umuganiriza nanjye kurakora nta kintu kiruta umugore wanjye kibaho ni igiki nzi ko mwabivuganye oya ubwo ndajya kumuzana nsubireyo ngire rimwe na usubiza ameza ati ameze neza ha reka turebe match umugore wanjye ni nk'imana yanjye agiye kuza kuko tumaze kuvugana andutira byinshi akubwiye ngo iki papa turavuganye mami arambwiye ngo araje yari yatinze nyine yaciye mu materaniro ariko araje ntacyo bwagiye kuza reka ntegereze mumpe amazi yo kunywa cyangwa ikindi cyose ariko umugore wanjye ageze hano oya dadi basi ni ukuri papa ugiye basi gukaraba ugiye gukaraba mu kantera baje ntugire ikibazo reka ntegereze umugore wanjye oya rwose ariko si twe rero umva mubwire ubundi bavuga ko ni urubavu uriya ni urubavu rwanjye turabyumva ubwo se uzi iki niba hano rutari ndagiye kuryama ariko rubonetse ese twe turi amashami yabashyize tugiye kuryama ndabakunda cyane ariko sinageza aha mama wanjye nta kibazo papa ubyumve neza ahubwo se akazi kagenze gake akazi nta kibazo uba neza mu kazi noneho uyu munsi utashye nta stress akazi nta kibazo nta stress gusa papa ni ukuri twari tunagukumbuye twebwe turagukunda nyine kubera ko nzana ibyije ariko ngomba kuza hano nkasanga umugore wanjye hari ikibazo afite
kibazo nyine ariko mami yagiye sawa gusa biraza kugenda neza nyine urabona nyine ndaza kumubwira mama basi ntazongeye kujya nawe hanyuma nje nzajya mwihamagara ntane nawe ahubwo jya umucaho ku kazi zamucaho ku kazi niko ese twebwe noneho ntabwo twebwe ubu dukumbuye ubu wikumbuye uwo mugore wawe ni igice kimuruta kugera hano simusange ni igice ariko uzi ko no mu mategeko byanditswe ko keya zigomba kuboneka ku bana abana keya zigomba kuboneka ndetse ku cy'ubutaje tubazi ko ntabwo turi bubitegura ngomba kurya ari uko umugore wanjye ageze hano turategereza mpaka mama aje nyine nahise twe turarya kuko nawe ni ukuvuga ngo njye nta kintu mfata hano umugore wanjye ataragera ariko twe we niba ushaka mwirira nta kibazo ariko umugore wanjye ageze hano ako no muri firigo harimo akajuice reka mbanze noge n'agafata ariko umugore wanjye aje nta kibazo bayi papa cyane nshaka umugabo nyamara nanjye ndashaka ko azagafata nk'uko gufata nyine urubaho urugo rutaguhira ahubwo reka ngire nkureke nigire nanjye kwiyumvira radiyo otantike kuko ndabona ibyo urimo ngiye reka nirebere mace nyine sawa nyine nta sawa nanjye ndaje njye koga mve muri siporo iriya si yambwa ngo ni igihayima yo kuhadija imbere ku rugo koko sinkwereke sha ari rimwe kabiri wambwiye ku rugo wamaraga icyaha njye nende bo ndihagarika ese ari kintu ndi gukora koko byarangiye ngaho rero genda iyi mfurara niko genda ariko nta kibazo dufitanye njye nawe sibyo ngaho genda bise ke ba data bakuranye njye nawe njye gukora ibikize mvuze ngo genda oya reka gende wikirirwa gukunda sibyo ariko si inzoga yawe reka gende papa wanyu se ko ndagenda ngwino papa wanyu ese urabona ari papa arata ni umuntu mwiza sit down aratumanika wangira muhane se mugande umusaza yaba muri iki gihe ko naje kwisabira amazi abitabye mutwara niko gusaba amazi akazanwa n'amagambo menshi wasanga iyo ngota nayo watiye ziba wakitwa papa mumbwirira ngo ingweto none ati ziba n'abakabwawe wese ni papa wawe ziba se papa yaje gera rubaza ukuntu yitwa yaje dusaba amazi tubaza inka ibiki
nagira ngo byamwe wowe utubyara abakobwa gusa bikabyuka bibyajyanga gusa nta kandi kazi ni gute nta bindi byana ugira ariko n'ibikobwa se abakobwa banjye ko baba bamfashije akazi ubu si dora binyiva guhiga umwana we yabyutse akora amasuka hose ubu ugira ngo kuko umva nkubwire mukande n'ibikobwa by'ishaka yewe ko babyinshi nzanateta mu minsi yewe ntabwo ndi ibyo bintu mbishaka byo kubya bashakira icyo bakora inkweto waje kutwereka yo kwamaze kutubishaka bashakira icyo bakora mukando muhaguruke mwumva icyo papa muhaguruke mujye kunzanira shayi ibyo kurya n'ibindi murabona igihe nicaye hano papa twahaguruka mujye guteka turateka iki se ko ntabwo umuntu uvuze ijambo rizima mujye guteka nta biryo bihari mugende mujye guteka n'irire bundi se muteke n'irire tara n'uyu nawe ariko uyu mwana afite imyaka ndishaka uraba kubyara mu rugo gusa ibikobwa byabyariye mu rugo se bundi vuba mu nzu papa ayiwe data abakobwa gusa yo kumoraho sesha ubundi wowe bakwitana yewe se yewe banyita kabiri papa nyine bamwita musama ko yatangiye kuba umusaza ufite ijisho rimwe kabiri ni cyase gapamba uro kwa musaba nkweto wa musaza urebesha ijisho rimwe waje kumara iki hano mu rugo rwanjye ngira naje nyine kureba umuntu naje hari imwe mbwa ziza zindarurira abakobwa njyewe se nize subwa mbere umbonye aha ngaha papa ni kuri umuntu ngwa mbere ko nirangangisha akavuga umva undi ariko rimwe na mwiza wambaye neza no kujya njyewe ntabwo njya nkunda imbwa mu rugo rwanjye ariko ndako nyine umugenzi wigendera mbare rimwe kabiri wamvire mu rugo siga amazi bari bamaye ngo ninywere none se umusaza ese kanyande kuri murazinga abapano byo gukora iki mbare rimwe kabiri none se kuri murazinga abapano kanyande igiye kugira ariko nje dore nari naje kwisabira amazi n'ubundi yancitse sha ariko ikindi gihe turi kumwe sha agoko mutware wanje none harakuye